tuguhaye ikaze nanone kuri iyi channel yacu tugusuhuza ariko tukubaza ngo ese umeze neza. Uyu munsi rero nkuko ubyumvise dutangira ikiganiro twagiye mu muziki wa kera. Ahangaha tugiye kukugezaho amateka ya Orchestre Impala do Kigali. Iyi ngiyi ni groupe cyangwa se ni itsinda ry'abaririmbyi bagiye basusurutsa abantu mu myaka yatambutse. Orchestre Impala ni groupe yatangijwe n'abagabo babiri. Ahangaha harimo Sebigeri Paul wari uzwi ku kazina ka Mimi La Rose ndetse na Sebanani Andre nawe wari uzwi ku kazina ka Pepe La Rose. N'amakuru atangwa na Sebigeri Paul, umwe mu bari bagize iri tsinda rya Orchestre Impala. Nyuma y'uko aba bagabo batangije Orchestre Impala, nyuma hagiye hazamo abandi bagabo batandukanye. Ahangaha twakubwira nka Gasasira Jean Felix wari uzwi ku kazina ka Sosomado ndetse n'uwitwa Karimunda Jean Pierre wari uzwi ku kazina ka Kaliwanjenje ndetse na Rubangura Jean Felix wari uzwi nka Metre Rubangi ndetse n'undi witwaga Semuja Black Mass wari uzwi ku izina rya Semu wa Semu n'abandi bagiye batandukanye. Iyi ngiyi ni orchestre yagiye yigarurira imitima ya benshi kubera uburyo yagendaga nyine ikora ibitaramo bitandukanye mu muziki nyarwanda mu myaka yatambutse. Uyu munsi rero tugiye kukubwira amavu n'amavuko y'iyi Orchestre Impala, tukubwire byinshi kandi uburyo iyi orchestre yasenyutse. Bana natwe rero mu kiganiro kiraza gufata iminota mikeya cyane, ariko ubanza ukande subscribe kugira ngo ibiganiro byose ujye ubibona kare. Ikaze ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro, nicaye kuri mikoro nitwa Muhire. Ikaze. Nkuko nari maze kubikubwira rero, Orchestre Impala yatangiye mu mwaka w'1974, hanyuma iza gusenyuka mu mwaka w'1988. Orchestre Impala yatangijwe n'abagabo babiri, harimo Sebigeri Paul ndetse na Sebanani Andre. Nyuma hagiye hazamo abagabo batandukanye nkuko nari maze kubakubwira, harimo Gasasira Jean Felix, Karimunda Jean Pierre, Rubangura Jean Felix, Ngenzi Jakar ndetse na Semu Jean Black Mass n'abandi bagiye batandukanye. Iyi Orchestre Impala yagiye isusurutsa abantu benshi bagiye batandukanye. Ahangaha twakubwira nk'indirimbo yitwa Nkumbuye umwana twareranywe ndetse n'izindi nyinshi. Iyi ngiyi Orchestre Impala yagiye ikora ibitaramo bitandukanye mu gihugu hose. Iyi kandi nubwo rero Orchestre Impala yagiye isusurutsa abantu mu myaka yagiye itambuka, ariko ngo mu mwaka w'1988 iyi orchestre yaje gusenyuka bitewe no kutumvikana kwabaye hagati y'abagabo bari barashinze orchestre. Uyu nguyu ni Mimi La Rose ndetse na Pepe La Rose cyangwa se Sebanani Andre na Sebigeri Paul. Nyuma abari basigaye muri iyi orchestre baje kwisuganya, hanyuma bayihindurira izina bayita Inyana n'Iyamweru. Usibye ko iyi orchestre yaje kubura abafana hanyuma igasenyuka ityo. Ngayo nguko rero, iki ni igice cya mbere tukugejejeho. Turi gutegura neza amakuru yayo tuzayakugezaho mu kiganiro gikurikira.